ntibabura ndabizi nyine abantu babona ko bikiri ibyo gushakisha, ariko gushakisha nta nubwo ari nabi bibundi nuko abantu babifata nabi bakumva ko umuntu ashobora gutangira agatangirira ku kintu kiri strong kandi na hahandi hasa atarahagera. Hari table ushaka kwicaraho kandi ya table ntago urayikorera. Kuba umuntu avuga ngo yarize ngo afite kaminuza ntago bivuze ko arahita agenda yicare kuri ya table, ahubwo ya table urayikorera bro. Ahubwo ndanabasuhuje gutya ndabasuhuje kuko ari utuntu twacu bagiye baturebera bakaduhereza comment. Mwaramutse neza. Mukomere cyane. Abakunzi ba ZOLIVA Billionaire ndetse n'abakunzi ba Artist TV, tunejejwe no kugira amahirwe yo kwakira, gusa ndagira ngo ntago uri mushya, ariko ndagira ngo utangire wibwira abadukurikirana umunsi ku wundi. Nitwa ZOLIVA Billionaire nk'ibisanzwe, ariko amazina yanjye bwite nitwa Olivier. Olivier Uwiduhaye, byagenze bite kugira ngo wisange mu bushabitsi bujyanye n'imyidagaduro muri rusange? Abari inkuru ndende ntago nakubwira ngo natangiye uko, gusa ni kariyeri nkunda cyane, ni ibintu nkunda bindimo, atari ibintu nishakishamo, niyo mpamvu ubona nkora uku nguku nkakora n'imbaraga zanjye zose. Abakurikirana ZOLIVA Billionaire dukunda kubona amaseri atandukanye, short movies, ibiganiro n'ibindi bitandukanye. Ese ubwo koko iyo nkuru ndende niyo abadukurikiranye muri aka kanya bakeneye kumvaho? Iyo dukora short movies, amaseri n'ibiki byose tuba tugira ngo impressing abafana bacu, audience, mbese dukire ikintu kiraza kubashimisha ndetse tugere ku byishimo byabo uko bishoboka kose. Niyo ntumbero yacu tuba dufite cyane ko tunabikunda nkuko nabikubwiye. Wari mugaruka ku bijyanye n'ukuntu byagutwaye igihe kirekire, ese muri make ubwo bushabitsi bushingiye kuri ZOLIVA Billionaire n'ubuhe? Ntago nakubwira ngo byantwaye igihe kirekire kuko n'ubu ngubu sindarangiza, kuko mbaye mbisoje burundu nibwo navuga ko bibaye igihe kirekire cyangwa kigufi. Kugeza n'ubu ngubu ndumva aribwo nyitangira, ahubwo nibwo nyitangira kuko everyday mpora mfite ideas, mfite ikintu nahindura ku kintu nshaka kugira ngo abafana banjye muri rusange, abafana bacu muri rusange nka ZOLIVA Billionaire bishime ndetse tugere ku byishimo byabo bya nyuma. Ndavuga bya nyuma gusa ntago biba byoroshye kuba wagera ku byishimo by'umuntu, ariko dukora turi mu possible kugira ngo tugire icyo tubagezaho kandi gifatika. Niba atari ibanga, nahoze mvuga kuri content mukora, ese bigenda bite? Ese organisation, ese ZOLIVA Billionaire niki byaturutse kuki bimeze gute? Icyo kibazo ntago ari wa mbere ukimbajije kuri ZOLIVA Billionaire, ariko ni nkuko nakubwiye ni inkuru ndende. Gusa ZOLIVA abantu benshi baba bumva nyine kubera ko nitwa Olivier kariho hantu naba narabikuye, ariko bari wrong kuko ZOLIVA bisobanuye mu magambo atatu: creativity, confidence and education. Kandi ibyo izo ndangagaciro ko ari eshatu zose ndakeka nzifite, kuko most of the time mba nshaka creativity, even na confidence, kuko iyo ukoze ikintu kikaza kuri navuga public, haba harimo akantu ka confidence, kandi udafite confidence nta ikintu wageza ku bantu. Education bikaba bishatse kuvuga ko nyine ibintu mbizi, narize nyine narize kabisa. Izo pillars cyangwa se izo nkingi eshatu z'ingenzi harimo creativity, confidence na education. Ndaza kwibanda kuri iyo ya gatatu. Yes. Watubwira background yawe ujyanye na education kugira ngo abakurikirana ZOLIVA Billionaire batekereza ko ubikora ni nka hobby cyangwa se ubikora bitari professional. Binspiring abatoya, kuko buriya abato nibo gihugu bibashe kuba inspired, bamenye cyangwa se bamenye uwo bakurikirana urugendo yanyuze. Ntago ndahita ngusubiza igisubizo ako kanya, gusa ndaza kugusubiza. Hari akantu nibagiye kuri ZOLIVA Billionaire, nagusobanurira ZOLIVA ariko Billionaire sinajije kukubwira. Niba nakubwiye ngo ZOLIVA ni confidence, creativity and education, iyo Billionaire yo ntago aje kuyimazaho. Ndaza kwisobanura gutya.
iyo creativity, education na confidence, again billionaire bishatse kuvuga ko bya bintu bitatu biraza kuma amafaranga, nicyo ya bigombe bima amafaranga. That's why nayise ZOLIVA Billionaire, bikaza ku bizina ryanjye nyine kuko ari cyo kintu cyamvuyemo, numva ari cyo kintu nakwitwa even na public ikaza kubimenya. By education, nize amashuri abanza ku kigo cya groupe scolaire Mutovu, niga troncome muri college d'Excellence hariya mu Rugerero Nyemeramihigo, then nza gukomereza muri Rwanda Polytechnic muri STG, nza gukurikirana electricity as option. Ngeze muri Rwanda Polytechnic nkurikira electronic and telecommunication. That's why nagiye nkunda ibintu bya communication na video editing, ibintu bijyanye na communication nyine ndabikunda cyane to. Ubundi biranashimishije kuko usanga kuri ubu benshi bariga bakarangiza, ariko kubasha gushyira mu bikorwa ibyo bize bikaba imbogamizi. Kubona rero nka ZOLIVA Billionaire ikora, n'impamvu natwe twaganiriye namwe no kubera ibikorwa tuba twabonye by'indashyikirwa mukora. Nibyo koko birumvikana n'urugendo rurerure, gusa udukurikirana cyangwa abajene badukurikirana umunsi ku wundi bashobora kuba inspired, ariko nanone bakibaza se kuri wowe ubwawe ubona byakirwa gute, ubona audience, abaturanyi, inshuti, abakorege mwiganye, ZOLIVA Billionaire bayakira gute, bayumva bate? Uko babyakira, ubundi byatangiye niga muri kaminuza, n'ubundi mbona batari kubyakira neza, ariko kuri iyi nshuro ndabizi ko hari ahantu byavuye naho bigeze. Bishatse kuvuga ko niba hari umukorege umamagara akambwira ati ewan muri mu kazi kabisa kandi muri kubikora neza, uhita wumva ko ari intambwe wateye kameme. Bya bintu nyine wakoze usa nkaho uri alone, bitangiye kugira group of people basigaye baraguhereza courage. Niyo mpamvu niba uvuze ngo ugiye gukora ikintu, even nubwo wenda haba harimo some obstacles, ufata za element nkeya ziri kukubwira ati courage, kora akaba arizo uheza agaciro. Ntibabura, ndabizi nyine abantu babona ko bikiri ibyo gushakisha, ariko gushakisha nta nubwo ari nabi bibundi, nuko abantu babifata nabi bakumva ko umuntu ashobora gutangira agatangirira ku kintu kiri strong kandi na hahandi hasa atarahagera. Rero abantu banca intege cyangwa ariko ubu ngubu nka audience nka 60% ndakeka bari kubishima cyane. Umaze kutubwira byinshi kuri expectation, uko abantu bafata urugendo muri rusange rwa ZOLIVA Billionaire. Ese organisation interne ko nabonye mufite abasineaste benshi, mufite abantu mukorana aba director, iyo equipe yose uyihuza gute? Tukuya tumara amatsiko abakurikirana ZOLIVA Billionaire, bari nibo bakiriye, bari nibo centre d'intérêt, nibo bakiriye. Ntekereza ko bakwiye badeservinga guhabwa amakuru yose. Ahubwo ndanabasuhuje gutya. Nabasuhuje kuko ari utuntu twacu bagiye baturebera bakaduhereza comment, nyine ukabona ko hari output ko twakoze, even nubwo utashima umuntu 100%, ariko at least uhita uvuga uti 80% nabashoboye. Ni gutyo bimeze. Iyo urebye kuva mutangiye urugendo nka ZOLIVA Billionaire, mutangiye gukora zira content zanyu, mutangiye gukora ibintu bifasha urubyiruko muri rusange, kuko biriya bintu byanyu abantu benshi babireba n'urubyiruko, nubwo n'abakuze, abakuze bacu akenshi ntago bajya batubwiza ukuri. Bariherera ukamugwa ari kukureba content wakoze, ariko ntashobora kubwira ko ayireba. Twibwire rero urubyiruko, ndakeka nabo baraza kumvira ko ari abakuze bifata nk'urubyiruko. Barazi kubyumviraho, gusa ibyo dukora ni akazi bro, ni akazi. Ni ibintu bishobora kugaburira, ni ibintu bishobora kuba byashimisha abantu, even nawe ukishima ku giti cyawe, kuko uba uri somehow freedom, wagizaga freedom mu mutima, wumva nta kibazo. Niyo mpamvu rero ibi bintu uburyo wambajije ngo gute mba coordinatinga, mbere yuko coordinating abantu ushakisha uburyo ki bumva ko nabo ari ibintu byabo. Iyo bumvise ko ari ibintu byabo, ukababwira aho bazabenefitingira naho bazagirira loss, bahita bumva ko ufite gahunda.
bo ni cya gihe ubwira umuntu utijya kuri tele ugende ukore iki kintu runaka akahajya atiriwe nakubaza even ugasanga yakoze indi content utigeze umubwira kubera ko yabifashe nk'ibintu bye nk'akazi ni gucyo dukorana ugasanga nicyo nkoze kubera akazi neza ko turi gutahiriza umugozi umwe atitaye ngo ngewe ngo ni ibintu ngo byanjye ngo nashoyemo amafaranga cyangwa se ngo ni ibya team agahita avuga ati bro iki kintu wakisha ugikoze nabi nanjye nkamwumva nyine nk'umubrada wanjye bigatuma dukolaborating even tukagera ku byo dushaka ni gucyo tubana. Iyo urebye ukareba polisi za guverinoma yacu ukareba gahunda zitandukanye ikora z'urubyiruko rwo kurufasha kwiteza imbere kwihangira imirimo, hari abajene benshi muherukana mwigana muri PRC, hari n'abagana muri PRC kuri ubu ngubu, ariko bumva ko ngo malgré tout agomba kurangiza ari umuntu umutereka muri biro cyangwa ahantu runaka yicara. Niye message wabaha abajene? Bo message nabaha uretse ko wenda bo babyumva ukundi, ariko iyo utangiye kuvuga ngo hari tebo ushaka kwicaraho kandi ya tebo ntabwo urayikorera, kuba umuntu avuga ngo yarize ngo afite kaminuza ntabwo bivuze ko arahita agenda yicare kuri ya tebo, ahubwo ya tebo urayikorera bro, ukayikorera. Kuba ufite yego kaminuza hari tebo ishobora kukugezaho bitewe n'uburyo waje gukoramo kugira ngo uze kuyigeraho. Bo icyo nababwira bashyire hasi akantu kitwa ubwibone, nk'isi ubwibone ariko ni ukwiyumva kudafite aho gushingiye, ahasigaye barebe focus, nibamara kureba focus barebe ibintu bize, bavuge bati se izo opportunity leta iri kuduhereza, ibi bintu leta iri kutwegereza, ese twabibyazamo umusaruro gute, tutibye tudakoze ubundi buriganya bwose, ahubwo tugakoresha ubwenge bwacu twize ndetse n'ubwo Imana yaduhaye. Ni gucyo iyo udashatse gukora rero ukumva ko wagezeho kandi ntaho urajya ntacyo wabona as again. Hari umunyarwanda wavuze ngo ubwenge burarahurwa, nka ZOLIVA Billionaire ni apari yo kuba hari abajene benshi babakurikirana twazi tugarukaho, ese mwe nta programme muteganya yo kugira ngo byibuze muha amahirwe abana bafite impano by'umwihariko mu ntara z'uburengerazuba, mu ntara z'amajyaruguru cyane cyane ko nabonye ibikorwa byanyu byinshi ari ibyo bice mu bikoreramo cyane? Yes, mbo ikijyanye na opportunity turazitanga cyane, tukavuga tuti nkuko nagenda navugana n'abantu benshi ni nka secret, ariko mbo ngewe iyo ufite impano turakorana nta namananiza ahubwo ushobora kubona nanashoye nkanakwinginga, ariko iyo ubaye utayifite nanjye mwicaraho, nanjye ntago nemera mwicaraho kabisa, nanjye nkakubwira ni uramvuna nk'udirectinga, uramvuna ngukorera everything, that's why nawe ugomba kugira some amount. Gusa ikintu ngira wenda ntago mvuga ngo ndi focused cyane kuri that amount, ahubwo ngewe mba focused ko wa muntu abikunda, nkareba performance, nkareba uko bimeze. Hari n'igihe cya giciro namuciye birangira gisubiranye kubera ko ndi kubona ko afite urukundo rw'ibintu, ahasigaye tugakora tukareba aho tugera, kandi n'ugucyo twakabanye nk'abavandimwe n'ubundi. Ibyo koko isi ntarisakaye, umenya aho ejo bwirageze, ni ngombwa ko habaho imikoranire by'umwihariko no guha amahirwe abakibyiruka. Tugana ku musozo, hari abakunzi bakadasohoka ba ZOLIVA Billionaire bari hirya no hino mu gihugu, bari mu mpande enye z'isi, mu majyepfo, muri western, muri Amerika n'ahandi hatandukanye. Ni ubuhe butumwa bwihariye wagenera abo bantu? Abakunzi ba ZOLIVA Billionaire hari ibintu byinshi tubahishiye, hari ibintu byinshi kandi byiza. Turi ready kuba twa investinga in everything, turi ready kuba twa investinga kuri buri kintu cyahereza abakunzi bacu ibyishimo, cyane cyane ba bantu bavuze nyine bakadasohoka, ba bantu batubaye hafi mu gihe ibintu bimeze nabi, mu miraba, mu miki, urumva ntago twabura kubategura ibintu bizima, ndetse ngo dushyiremo akarushyo even na concert, even abantu nyine barenze, abantu baba comedian, tubaryohereza ubuzima bundi. Ubuzima ni buto, that's why tuba tugomba kubwishimamo, ariko ntidukabye nanone, kuko hari ukuntu umuntu yishima ugasanga yarengereye urishima ariko ugashyiramo ubwenge. Batwitege muri make.
nanone narivuze tugana ku musozo ariko nibutse ko turi mu mpera z'umwaka mushya muhire, turi mu gihe cya Noheli. Hari team, hari aba cineaste batandukanye, hari aba director mwakoranye muri uyu mwaka, hari team bimwe bavuga ngo team ya ZOLIVA Billionaire, bagiye batandukanye. Nicyo watubwira ku bijyanye na Noheli na Bonane? Twe muri ZOLIVA Billionaire tubihoramo kuko ibyo bya Noheli na Bonane yego twabyizihiza as a symbol yuko turi unit, ariko tubihoramo kuko ababizi dukorana iyo dusoje hari ukuntu twiherera tugasangira even tukanaganira tukinegura kuri everything, tukagirana inama ni gucyo tubayeho. Ariko barabiza abandi tuzakorana kuri Noheli ko ebana banyitege, ndaje kabisa ndabaziye. Ariko bo n'imiryango yabo hari icyo turi kubategurira nka ZOLIVA Billionaire, kandi tubifuriza umwaka mushya muhire no guhirwa muri uriya mwaka, ariko bakamenya ko ari umwaka w'akazi, ni umwaka w'akazi nubwo n'uyu urangiye wari uw'akazi, ariko uko nta kazi birenzeho niko bimeze. Boss ZOLIVA Billionaire turagushimiye cyane. Ako kantu ka boss rero ntabwo gakunda ariko ndi umubro buriya ni ngombwa ko dutanga credit. Ahubwo nge nava ko ndi nk'umukuru w'isibo ntacyo mudugudu turahuza uyu mudugudu witwa ZOLIVA Billionaire, kandi nizere ko yari part 1 kuko hari makuru menshi nanze kubaza kubera ko turi mu bihe by'iminsi mikuru ya Noheli n'Ubunani. Yego, ariko deep mu kazi ndizera ko mu gihe kizazajya updatinga abakurikirana umunsi ku wundi. Yego urasoje nibyo, ariko nanjye ntabwo nagenda gutyo nababwiye. Ni ukuri rwose babyeyi mudufashe, mugende mukore subscribe n'utulike n'uducomment, biradufasha cyane kandi mutuma tugera kure, kandi mukaduhereza intambwe, mukaduhereza imbaraga. Rero biriya bintu rwose ntabwo bigoranye mubikore, ni kuri ZOLIVA Billionaire. Murakoze cyane. Turagushimiye. Namwe ndabashimiye.